Babyeyi, barezi, muryango, nshuti, bavandimwe, nitwa Dusingizimana Zacharie, ndi umuyobozi mukuru w'ikigo Ubumwe Community Center cyita ku bantu bafite ubumuga bw'ingeri zose ndetse mu byiciro by'imyaka binyuranye, kuva ku mwaka umwe kugera ku myaka ishoboka iyo ari yo yose. Mfashe rero uyu mwanya ngira ngo bagezeho igitekerezo cy'ukuntu twazajya tuganira, tukagirana ibiganiro biganisha ku bafite ubumuga, impamvu zitera ubumuga, uburyo wafasha umuntu cyangwa umwana ufite ubumuga, bityo dufatikanye kubitaho neza tudahuzagurika. Ubwo rero mu minsi iza tugiye kuzajya tugirana ibiganiro biganisha aho, kandi tuzajya tubishyira kuri iyi channel yacu y'ubumwe. Ubwo muzajya mudufasha mutanga ibitekerezo ndetse n'inyunganizi, kandi ndumva muri ibyo bitekerezo, ibibazo, inyunganizi niho hazajya hava n'ibindi biganiro tuzajya tugenda tuganira kuri iyi ngingo. Murakoze rero, vuba aha ngaha turahita dutangira dukore ibyo biganiro. Murakoze. Nk'uko rero twabibateguje mbere, uyu munsi turatangira ku kiganiro cya mbere. Iki kiganiro turaza kwibanda ku gisobanuro cy'ubumuga. Ikindi turaza no kuvuga uko ubumuga bwagiye bufatwa mu bihe bitandukanye, uko isi yagiye ihinduka. Tudatinze rero, reka duhere ku kiganiro cya mbere cy'igisobanuro cy'ubumuga. Ubumuga ni ibura ry'urugingo cyangwa uturemangingo, ikibazo mu buryo umubiri ukoramo cyangwa uteyemo. Ikindi gisobanuro cy'ubumuga ni ugutakaza ubushobozi bw'umubiri. Aha ngaha bisobanuye ko kuba umuntu hari ibyo yari akwiye kuba akora ariko akaba atabishobora kubera imikorere y'urugingo cyangwa uturemangingo. Igisobanuro cya gatatu, kubangamirwa mu kugira uruhare. Bisobanuye yuko ari inzitizi umuntu ahura nazo zikamubuza kugira uruhare mu bintu runaka. Urugero, umwana ashobora guhura na kimwe muri ibi bibazo cyangwa se agahura na byose uko ari bitatu, kandi bishobora guhinduka mu mibereho ye. Umuntu ashobora kuvukana ubumuga cyangwa se akabugira nyuma. Ikiganiro cyacu reka gikomereze ku mateka y'abantu bafite ubumuga mu bihe bitandukanye. Ayo mateka ashobora gushyirwa mu byiciro bigeze kuri 4. Icyiciro cya mbere ni icyiciro cy'igihe abantu bafite ubumuga iyo yavukaga bagombaga gushaka uburyo bamukuraho, bakamwica cyangwa bakamujugunya ahantu kugeza igihe ubwe yipfusha. Icyo ni cyo cyiciro cyabanje cya kera. Icyiciro cya kabiri ni icyiciro cyaje ari icy'uko abantu bafite ubumuga bajyanwaga mu bigo runaka
kure y'abandi bantu, kure ya sosiyete, bagahabwa akato. Gusa nyine bakitabwaho bike bishoboka. Ikindi gice cyakurikiyeho ni icyo kubavangura. Bakakirwa muri sosiyete ariko serivisi bahabwa hakabaho kubavangura. Igihe rero tugezemo ubu ngubu ni igihe cy'uko abantu bafite ubumuga binjijwe muri gahunda zose z'ubuzima, ndetse bakaba barimo binjizwa muri gahunda yo kudahezwa muri serivisi iyo ari yo yose. Ariko ibi ngibi ni muri rusange, bavuga yuko mu bihugu bya Afurika natwe iwacu harimo, haracyari nyine imiryango mikeya ikiri mu myumvire nk'iriya twumvise ya kera. Reka twinjire neza muri ibyo byiciro kugira ngo dusangire amateka y'icyo gihe ku isi, si mu Rwanda gusa, ni ku isi. Ubwo nahagana mu kinyejana cya 17, aho ngaho nibwo iyo umubyeyi yagiraga umwana ufite ubumuga cyangwa undi muntu akaba yagira ubumuga runaka, byafatwaga nk'aho ari igihano Imana yahaye uwo muryango, cyangwa se kari ikimenyetso cy'imyuka mibi yaje mu muryango, kuko bavugaga yuko Imana yaremye umuntu mu ishusho ye. Bivuze ngo rero iyo wabyaraga umwana ufite ubumuga, ubwo yabaga aje atari uwo mu ishusho y'Imana. Aha rero niho muri ibyo bihe ubwo habagamo gushyira mu byiciro abantu, ba bandi bitwaga yuko nyine ari bazima, ari abo mu ishusho y'Imana. Noneho abo bafite ubumuga hari aho babajyanaga bakabajugunya ku misozi miremire, aho babaga kugeza igihe bapfiriye, cyangwa bakajugunywa mu byobo. Aha ngaha umugabo cyangwa se w'umwana yari afite uburenganzira bw'uko mu gihe abyaye umwana utameze neza, ufite ikibazo runaka, yari afite uburenganzira bwo kuba yamwica akamukuraho. Bivuze ngo rero abana bafite ubu bumuga twavuga bukomatanyije, cyane cyane bwo mu mutwe, abafite ubumuga bwo kutabona no kutumva icyarimwe, aba ngaba nta mahirwe bari bafite yo kubaho muri icyo gihe cyo mu kinyejana cya 17. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 18 ho byabaye nk'ibihinduka gato. Hatangira yuko abafite ubumuga bajyanwa mu bigo, ariko bagahabwa akato nyine muri ibyo bigo. Muri icyo gihe cyo mu kinyejana cya 18 nibwo ubukristu bwari busa nk'aho bushyushye, aho abakristu icyo gihe bemeraga yuko Yesu Kristo cyangwa Yezu Kristu yagiye afasha abantu bafite ubumuga, abakorera ibitangaza. Uribuka aho yahumuye impumyi, aho yahagurukije ufite ubumuga bw'ingingo. Aha rero byatumye abantu batangira guhindura imyumvire, batangira gukuraho ya sura mbi y'uko umuntu ufite ubumuga
yabaga afite imyuka mibi, ahubwo atangira gutekereza yuko umuntu ufite ubumuga akeneye ubufasha. Noneho umusaruro rero wavuyemo ni uko abafite ubumuga batangiye kujyanwa mu mavuriro atandukanye, batangira kubakorera imidugudu idasanzwe, ndetse bamwe bajyanwa mu bigo byihariye by'abafite ubumuga, aho hitabwagaho biciriritse, aho nta burezi runaka bahabwaga. Ikindi aho ngaho byabaga ari akato, kuko usibye ababitaho nta wundi muntu wari wemerewe kugera muri ibyo bigo, kuko babafataga nk'abantu badafite umumaro bo kwitabwaho no kugaburirwa gusa. Banavugaga yuko ubwo umuntu ufite ubumuga nyine ubwo aba afite ubumuga, nta kintu na kimwe aba ashobora kwimarira. Ikindi aha ngaha ufite ubumuga ntabwo yari afite uburenganzira bwo kuba yashaka umugabo cyangwa umugore. Ibi ngibi ni ibyo mu kinyejana cya 18. Dukomeje rero mu bindi binyejana byakurikiyeho, aha ngaha turahita tujya noneho mu gihe cy'ivangura. Ni igihe cy'ivangura cyakurikiranye n'intambara ya kabiri y'isi yose hagati y'1939 n'1945, aho iyi ntambara yasize abantu benshi bafite ubumuga bunyuranye. Hari abari baragize impanuka cyangwa bagize ibikomere byaturutse muri izo ntambara. Aha ngaha rero yenda tugiye nko mu gihugu cya Amerika, imiryango y'abantu bari barahuye n'ibyo bibazo by'ubumuga bukomoka ku ntambara, bishyize hamwe basunika guverinoma yabo kugira ngo ibafashirize abantu. Iryo shyirahamwe rero ry'ababyeyi ryakomeje gusunika kugera aho byavuye kuri abo bantu bakuru, ahubwo bigera no ku bana, aho batangiye gushyiraho inyigisho cyangwa amashuri yihariye y'abana bafite ubumuga. Gusa ni ukuvuga ngo ayo mashuri cyangwa ibyo bigo n'ubundi byashyirwagaho ahantu hihariye n'ubundi h'abo bana bafite nyine ubwo bumuga. Ni ukuvuga ngo umwana nyine icyo gihe bagombaga kumujyana mu kigo kirimo nyine abameze nka we. Ayo mashuri yashoboraga kuba ishuri umwana yiga ataha, cyangwa rikaba ari ishuri umwana ashobora kwiga abamo. Aho ngaho niho hatangiye amashuri y'abana batumva batavuga, aho amashuri y'abana batabona, ndetse n'amashuri yihariye y'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe, ndetse n'andi mashuri y'abafite ubumuga bw'ingingo. Ikindi gihe rero cyakurikiye iki ngiki gisa n'ivangura, ariko nta bindi bintu babakorera bibi. Hakurikiyeho ikindi gice noneho cyo kwinjizwa muri gahunda nk'iz'abandi bose, ariko
icyo cyiciro uvuga ngo abantu bafite ubumuga baremewe muri sosiyete, ibintu byose by'abandi babona, amahirwe nabo bakagerageza kuyabaha, ariko buri gihe ibyo byose bigakorwa bagendeye ku bumuga umuntu afite. Ni ukuvuga ngo baguciraga urubanza bagendeye ku bumuga ufite. Icyiciro rero cya nyuma ari nacyo twavuga yuko ubu ngubu turimo, cyangwa n'abakiri mu byiciro bibanza ariho baganisha, ni icyiciro noneho cy'ubudaheza. Umuntu ufite ubumuga niba ari umwana akaba yavuka akajyanwa mu ishuri, yakwigana n'abandi, hakabaho kumushyiriraho gahunda zihariye zijyanye n'ubumuga afite, ariko akiga ahantu ari kumwe n'abandi, kandi yanarangiza yasohoka yize amashuri ye akaba atahezwa mu kazi mu gihe yaba agaragaza ubushobozi bw'uko ibyo akazi gasaba abyujuje. Ikindi nanone aha ngaha usibye n'abana, noneho no ku bantu bakuru, akaba nta hantu na hamwe yahezwa mu gihe hari serivisi akeneye. Icyo rero nicyo cyiciro turimo, ntago nacyo kiragerwaho 100%, ariko ngira ngo niyo gahunda. Navuga ko kiri no muri gahunda za leta y'u Rwanda ndetse n'izindi leta z'ibihugu bimwe na bimwe, ariko bitabujije yuko hari ibihugu bikiri muri bya bindi byo mu kinyejana cya 17, aho bumva yuko kubyara umuntu ufite ubumuga ari igihano cyangwa ari imyuka mibi iba yateye mu muryango, ku buryo uwo muntu baba bagomba kumwikiza. Urumva rero aya niyo yari amateka muri rusange, cyangwa uko ibihe byagiye bisimburana mu myumvire yo kwita ku bantu bafite ubumuga. Murakoze, naho ubutaha. Niba ufite ikibazo cyangwa niba ufite komenti runaka, wayishyiraho aho hasi habugenewe. Murakoze, ubwo vuba turakomezanya n'ibindi biganiro, noneho twinjira mu bumuga runaka, tuganira ngo ni ibiki bibutera, ese umuntu ufite ubumuga nk'ubwo bamwitaho ute? Murakoze, naho ubutaha.